Shalom shalom bakundwa bene data mukurikiye Kamera Gospel TV show. Turabashuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amazina ni Pastor Urukundo Genevieve. Nongeye gushima Imana. Katubanze dusenge. Turagushimye data mwiza kandi tuguhaye icyubahiro kuko waduhaye umwuka wera wo kubana natwe no kutuyobora. Waduhaye agakiza ku buntu. Turagushimira data wa twese waduhaye umwana wawe w'ikinege kuza kuducungura, tukaba turi abakozi bawe twaracunguwe n'amaraso ya Kristo. Abatwumva bakurikiye mwami Yesu Kristo iki kiganiro bakurikira ijambo ry'Imana, nabawe wabarobye warabarobye warabasaruye, ni umushumu wawe. Turagushimiye nuhabwa icyubahiro. Ngaho rero bana natwe uyu mwanya tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Ubuntu bwawe bubane natwe twese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana nateguye uyu munsi kugira ngo turisangire n'abatwumva mwese aho muherereye. Ni ijambo riboneka mu Bakorinto ba mbere ibice 13. Turahera ku murongo wa 11. Ni ijambo rivuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri umuntu ari umwana mutoya avuga nk'abana, akora nk'abana, ariko abakeneye umuyobora, abakeneye umuba hafi. Umwana rero uvugwa hano mu by'ukuri nuko twe turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana, ibyo dukora byose Imana iratubona. Ni nayo mpamvu iyo tugarutse tugasaba imbabazi cyangwa se tukihana, Imana yongera kutwakira no kutwumva. Umurongo wa 12 ukavuga ngo icyakora nanone tureberera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyeho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Yesu ashimwe cyane. Mwene data unkurikiye aya masaha, ndagira ngo nkubwire ko kureba kwawe nubwo hari abakubwira ko bareba bagira iyerekwa, ariko ndakubwiza ukuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri wese areba ibirorirori. Ukureba kw'Imana, ukureba k'ubushizi bw'amanga, ni ukureba Imana ikaguha iyerekwa ryiza inyujije mu ijambo ryayo, ikagusobanurira uriwe ukabanza ukimenya. Erega bajya bavuga ngo iyo umuntu atunze urutoki rumwe aba yerekana abandi, ariko kandi nyinshi ziba zireba wowe. Rero banza urebe mu mutima wawe, ukiranuka gute, wizera gute, usabana gute, imbuto wera ni izihe, urukundo rw'Imana rungana iki muri wowe. Reka dusome 13 wumve. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyuko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Uru rukundo ni rwo Kristo yadukunze, byatumye Imana itanga umwana wayo akaza agapfira ibyaha byacu. Ni nayo mpamvu rero iyo dufite kwizera, bya bindi byose byo kureba turabona. Iyo dufite urukundo tubasha kubona. Ntabwo umwana yashobora kwivana aha ngo yijyane ku isoko ajye guhaha, ntabwo bishoboka. Ariko iyo umufashe akaboko uragenda ukamugurira umwenda ukawumugera. Rero mwene data ntuziyobore, ijambo ry'Imana twararihawe, rihagararemo, rizakuyobora, rizakubera umuzi, rizakubera impinduka, rizakubera ibyiringiro. Ndakugira inama nshuti mukundwa wowe dukurikiye, kugira ngo ubashe kumenya neza ko ukuri kuri mu ijambo, kandi gufashwa n'Imana, umenye ko urukundo Kristo yaduhaye yadusigiye ari rwo mbuto z'umusaruro dufite. Agakiza ni ngombwa, kwizera ni ngombwa. Akira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uzabona urukundo, uzabona amahoro, uzabona kugubwa neza. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibiteho, kandi ugukora kw'Imana kusabe mu mitima yanyu. Buri muntu wese ukurikira ijambo ry'Imana ribashe kumukizanya natwe abaritanze. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo butugarukeho twese mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge nanone. Turagushimiye Uwiteka, uduhaye ijambo ryawe rivuga yuko ibintu bitatu, hari ukwizera, hari ugukiranuka, hakaba n'urukundo. Ariko uratikinze uravuga ngo icy'ingenzi cyane ni urukundo. Duha urukundo rero rw'akaramata, duha urukundo rwo gukunda bene data, duha urukundo rutanga imbabazi tutazisabwa, duha urukundo mwami rwo gukunda abatugiriye nabi,
duha urukundo rwari muri Kristo Yesu rudutera kwibonamo ibyaha, ntiturebe ibirorirori ahubwo tukarebesha amaso y'umwuka. Urakoze Kristo mwiza, turagushimiye kubanye natwe, ubuntu bwawe bukomeze gusaba mu mitima yacu hafi na kure, isi yose. Mwami dusabye umugisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Shalom. Ujuneshwa